ndenda mvuge kuri iki kiraya cy'igikecuru Mukankiko w'Umutabazi. Habuze icyatabaye ndubundi ariko umuntu yananiwe kubana n'umugabo we, ananirwa kubana n'abana be, ni urushegabo, cyarasaze. Ese yaba yarasuzugwe bambikanye impeta. Ariko se ubundi tuvugisha ukuri, iyi mico ya Mukankiko ukuntu atubanira kuri iyi mbuga, kuri izi mbuga nkoranyambaga, ubona koko umugabo yaramushatse ataratomeye, umugani w'umunyankore yari yaragonze urutare ahura nacyo, kandi buriya nanone ngo gikunda imibonano. Umugabo wanjye yarabinganiriye ngo reka nongere mbahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV, ni televiziyo ikorera mu majyaruguru y'u Burayi, ni ukuvuga mu bihugu nka Sweden, Denmark, Norvège, Finland na Iceland. Njye muri kumwe nitwa Gatete Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark. Uyu munsi rero ngarutse ngira ngo mbabwire cyane cyane mbwira abakunzi bacu ba Rwanda Nordic TV batwandikiye badusaba cyane cyane nk'umuntu nkanjye uba mu gihugu cya Denmark kuzababwira umuntu witwa Mukankiko. Mukankiko nta wundi ni Mukankiko wiyita uw'Umutabazi. Mukankiko bati Mukankiko ni muntu ki, akomoka he, ni iki kibimutera kwanga u Rwanda, kwanga abanyarwanda kuriya, kwanga abayobozi, gutuka abayobozi ku buryo bukabije kuriya, ni iki kimutera biriya bintu. Ikibimutera nk'uko mwatwandikiye mubidusaba mutubwira muti Olivier uzadusobanurire nk'umuntu mubana, mukaba mubana muri icyo gihugu, Mukankiko ni iki kimutera bino bintu. Nta kindi kimutera bino bintu, ni indwara n'ubugome afite yavukanye, yanakuranye, cyane cyane ko abamuzi mu gihe cya Jenoside ibyo yakoraga ari muri babandi basahuraga birirwaga bakuraho amabati y'abatutsi, ubundi akaba no muri babandi bavuzaga induru. Ayo ni amakuru dukesha abantu babanye nawe muri za Gitarama. Ariko ndaze mbabwire nti byatangiye gute, byahereye hehe, byagenze gute kugira ngo Mukankiko amere gutya. Mukankiko avuka mu cyahoze ari Gitarama, icyitwaga Gitarama, ubu ni muri Muhanga. Papa we akaba yarakoze kwa Kayibanda. Nivuga ngo yarakoze kwa Kayibanda, ni ukuvuga ngo ku bwa Kayibanda, perezida Kayibanda, papa we yari muri ba bantu nakitwa ngo b'inkoramutima ba hafi kwa Kayibanda. Niyo mpamvu uzamwumva kenshi akunda kugaruka ku bintu bya Parmehutu, cyane cyane ko ibi bintu ari Kayibanda wabizanye. Ibyo rero sindi bubitindeho cyane, ariko ndagenda ngendeye ku byo abakunzi bacu batwandikiye batubaza bati se Mukankiko ni muzima, aho mubana muri icyo gihugu bimeze gute, niki kimutera ibi bintu? Kuko ntashwana na leta gusa y'u Rwanda cyangwa FPR, ashwana na ba Padiri Nahimana, agashwana n'abandi bantu bose baba barakoranye n'abantu bamuzi kuva ageze hano. Mukankiko rero yagiye mu Burayi ahagana mu 1998 ajyanywe na musaza we witwa Gilbert. Uyu musaza we akaba yari afite agence en douane hari Amajerwa. Abazi Majerwa neza ni ku muhanda ugana mu Gatenga. Uyu Gilbert mu gihe cy'inkiko gacaca yashinjwaga ibijyanye n'ibyaha yakoze mu gihe muri 1994. Gilbert rero abonye ko ibi byaha biri kumuhama ahitamo guhunga. Icyo gihe mu guhunga ageze hanze yaje gukora uko ashoboye azana na Mukankiko. Uyu Gilbert rero mbibutse ko bahunguka muri za 1994, bahunguka we na Mukankiko yaramufite ari umukobwa mutoya. Baza kujya gucumbikirwa ku muntu wari wararokotse Jenoside, bari baratangiye no gutema mbere ya 1994, ntari buvuga izina, ariko Mukankiko warabizi n'abandi bantu bazi ibyo mvuga baramuzi. Uyu rero Mukankiko yasubiye inyuma, ntiyigera amwitura neza yabagiriye kubacumbikira icyo gihe. N'amafoto ndayafite, Mukankiko rwose ariyo n'ibikanzu ameze nabi na bwaki nyinshi cyane. Ahubwo icyo yakoze ni ukugenda akirirwa batuka nabo kuri za YouTube ze.
ariko noneho reka ngaruke rero kuri cya kintu abakunzi bacu batwandikiye uti Mukankiko ameze ate muri icyo gihugu ko mubana aho ngaho yitwara ate? Mukankiko nta muntu babana, ari umuryango we, ni ukuvuga ngo umugabo n'abana, afite abana babiri baramutaye. Mukankiko ni umuntu ndaza kubisobanura nyuma, ariko ni umuntu udashobotse, ni umuntu udashoboka kugira umuntu n'umwe babana muri society hano muri iki gihugu tubamo. N'abagerageje kubana nabo, n'abo yakiriye n'ibiki byose, bose bagiye bamucikaho. Ni umuntu udashobotse, umuryango we wamucitseho, yaba ari abo mu Rwanda, yaba ari abo ngabo ba Gilbert Mvuga, abo bavukana direct, nta muntu n'umwe bavugana. Noneho n'uwo babyaranye ntibavugana, abantu baramutaye. Niyo mpamvu muzamubona biriya bintu afite ubu ngubu ararwana no kwisobanura, agira ngo yereke abantu ko ari muzima, ngo afite ubwenge, ngo yanditse ibitabo. Biriya ni ukurwana no kwisobanura, ariko mu by'ukuri ndaza no kubaha amakuru y'ukuntu polisi iherutse kujya iwe bakamufata bakamujyana mu bitaro by'abasazi. Nyuma bagera aho ngaho, kuko hano abasazi bemerewe kuba baba no mu ngo zabo, tubyite dukoreshe amaterime ya kera, nubwo bavuga ngo aba bana bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ibi rero ndaza kubibereka, ariko noneho ndagira ngo nabumvishe ko Mukankiko kugira ngo ibi byose, yaba ari ibyo ashwana na Padiri Nahimana, yaba ari ibyo ashwana n'abitwa ko ari ibigarasha, baba barabanje gukora. Ndaje mbahe urugero rw'umugabo wiyita ngo ni Major Frank Mugisha, avuga ku bijyanye na Mukankiko, ibyo amuziho, ibyo akora mu Burayi, cyane cyane ko ari byo ngo yapfuye n'umugabo we. Nagira ngo mwiyumvire uko bimeze, mukurikire inkuru ukuri, muraza kumbwira namwe uko mubyumva. Noneho ndagaruka mbabwira nanabereka noneho ikibazo aho kiri, uko bimeze, mbicukumbure neza, mbabwire aho byatangiriye n'uko byagenze byose. ndenda mvuge kuri iki kiraya cy'igikecuru Mukankiko w'Umutabazi. ariko si cyatabaye ndubundi ariko umuntu yananiwe kubana n'umugabo we, ananirwa kubana n'abana be, ni urushegabo, cyarasaze. Ese yaba yarasuzugwe bambikanye impeta. ariko si ubundi tuvugisha ukuri, iyi mico ya Mukankiko ukuntu tubanira kuri iyi mbuga, kuri izi mbuga nkoranyambaga, ubona koko umugabo yaramushatse ataratomeye. Umugani w'umunyankore yari yaragonze urutare ahura nacyo, kandi buriya nanone ngo gikunda imibonano. Umugabo wanjye yarabinganiriye ngo kimeze neza nk'icyamize imbabura. Umugore ngo arashyuha, Mukankiko ni danje, ngo arashyuha ukagira ngo amize imbabura pe. kandi inyota burya kigira nayo, ngo kiri kugotomera amacupa. ni igikoko. ubwo rero kirabanga, namwe mushaka muzacyange. nuko rumeze, rwakuyemo inda n'izindi z'abazungu ibikipu. nuko nyine ubwo rero murakizi. Rero wacyo ntazuwe kuko niyo ntawe ngaburira, niyo ntawe ntunze, niyo ntawe nubaka. Kuki mbere bavuga ko ngomba mugomba kundebera ngomba kububaka, ngo ni inda n'ibyubaka Abanyarwanda. gusa uri butivuguruza amabere. Kajya kamwe ati Mukankiko vuga ibyubaka Abanyarwanda, Mukankiko ukagobye kureberaho, Mukankiko uri ntangarugero, Mukankiko urugero abandi bagore. none kiti ntawe wubatse, ntawe utunze, ntawe ushinga hirya. cyakora barayizirije. Murakoze rero, nk'uko rero mwabyumvise, uyu Frank Mugisha, uyu wiyita Major, uyu yari inshuti ya Mukankiko cyane. ngira ngo murumva Mukankiko muri audio amusubiza ari mu muhanda, aragenda ahantu hasakuza n'ibiki. hari mu gitondo Mukankiko agiye, noneho yumva audio Frank yakoze, arwana no kumusubiza. baba ku rubuga, amakuru mfite, baba ku rubuga rwitwa ngo ibitagenda neza mu Rwanda.
ayo makuru yose tuba tuyafite, nzanagenda mbacishirizaho ibintu bikorerwa kuri urwo rubuga, kuri urwo rubuga babaho. Ni urubuga rubaho abantu benshi batandukanye bitwa ko barwanya leta, harimo abo ba Frank Mugisha, harimo ni benshi ariko nzagenda mbumvisha ukuntu baba bari aho ngaho ngo barimo barategura umugambi ngo wo guhirika leta iriho. Birasekeje, haba harimo n'abasinze bari gufata amawodiyo, ni ibintu bishekeje. Ariko reka nkomeze kuri Mukankiko. Ibi rero uyu mugore akora ibi Frank Mugisha avuga nibyo, niko bimeze. Ngira ngo murabyibuka ko Mukankiko we wenyine yigeze kwivugira atuka Padiri Nahimana. Padiri Nahimana yari inshuti ye mu byo bapfuye n'umugabo we, n'umugabo wa Mukankiko Padiri Nahimana arimo, cyane ko Mukankiko we yanagarutse aranabyivugira kuri YouTube ye, aravuga ngo Padiri Nahimana, sindi busubiremo ibyo bintu yavuze, ngo yagerageje ngo gukora ku gitsina cy'ingwe. Ariko nimbivuga mwumve we amagambo akoresha ko ari byo uko abivuga, wabivuga direct, njye sindi bubikoresha izo mvugo z'inyandagazi. Aravuga ati Padiri yakoze ku gitsina cy'ingwe, ati ugikozeho ati urashya, ugomba kubyishyura. Urumva icyo yamwishyuye ni iki? Yagiye kuri ya YouTube ye aramutukagura ko aramutukagura. Ndibyo nshaka kubabwira ko ibi, urumva, agize kuba Padiri Nahimana amusenyeye, agize kuba atakibona abana be. Urumva abantu, nta muntu n'umwe babana hano, nta kintu, nta muntu niyo agiye gukora akora amasaha makeya. Ngira ngo mwarabibonye ko yirirwa ubu ngubu arimo arasabiriza aturuze ngo igitabo ngo yanditse. Mwebwe ko mubibona, urumva, nubwo avuga ngo hari umusazi wakwandika igitabo, mwebwe mubona uriya mudamu ari muzima? Yego tumwite umusazi, ariko nanone nubwo ari umusazi asaranye ubugome. Kandi twibuke ko abasazi iyo basara hari ikintu kimwe bagumana mu mutwe, urwangano. Niba ari rwo ikintu kimwe cyagumye kigaruka mu mutwe we, nicyo ngicyo nyine, nta kindi. Nicyo nari mvuze ko umusazi yasaze agira ikintu kimwe agumana mu mutwe. Icyo rero nicyo yagumanye uyu mudamu. So rero dukomeze, ni uwo nguwo. Ni ukuvuga ngo ari famiye yimaze kumuta, n'ikindi mu byo bamuteye hari ubusambanyi bwe, nk'uko uyu nguyu Frank yabivuze. Hari ubwo busazi, buriya hari ukuntu mu nzu ahondagura ibintu, n'abaturanyi baramwiyamenye ku buryo buhagije, ku buryo bashobora no kuzamwirukana. Sinzi niba ahubwo n'ubwo bataramwirukana muri apartment bamo. Arahondagura ibintu iyo bimufashe. Ngira ngo yaranabyivugiye, icyo kiganiro kirahari, avugira Gasuku ati nusubira iwacu, cyangwa nugera iwacu, nyabingi z'iwacu zizagufata. Izi rero nyabingi arabyivugira we ko azifite. Ngira ngo rero banyarwanda, banyarwandakazi, nzagaruka mbaha inkuru neza irambuye icukumbuye, mbereka papa wa Mukankiko. Mukankiko izi ngengabitekerezo afite, ibi bintu by'amacakubiri byahoza mu kanwa, by'ubwoko n'ibiki, ibi bintu akora. Ndashaka kuzagaruka mbavira imuzi n'imuzingo, mbereka naho byose n'ipfundo, naho bituruka n'ikibimutera. Ariko kandi nshimira abavandimwe ba Mukankiko kuko batandukanye nawe. Nagira ngo mbashimire. Yari wa muhungu wanyu Gatete Olivier. Murakoze, ciao.